reba iyi video witonze. Ese waruzi ko hari igihe urubyiniro ruhinduka umwanzi ukomeye w'umuhanzi kurusha n'umwanzi we w'umuntu? Muri iki cyegeranyo tugiye kwinjira mu mateka atazibagirana, tugiye kureba inyuma y'amatara, amashanyarazi n'urusaku rw'ibyuma, maze tugaruke ku bahanzi 10 basebye bo muri Afurika basebye mu buryo buteye agahinda. Uraza kwibonera uwagerageje kwerekana ubuhanga bwe maze yikubita hasi imbere y'abafana. Uraza kwibonera bamwe mu bahanzi ba hano mu Rwanda ukuntu bagize ibihe biteye isoni. Ntabwo ari imikino, hari igihe ipantaro icika hagati mu gitaramo imbere y'abantu barenga ibihumbi cyangwa stage igahirima. Iki cyegeranyo ntabwo kigamije guseka aba bahanzi, ahubwo kigamije kwereka uburyo ubuzima bw'abastari bushobora guhinduka ihurizo rikomeye mu kanya nk'ako guhumbya. Niba ushaka kumenya uko bano bahanzi basebye, gumana natwe njye bategure kino cyegeranyo nk'ibisanzwe. Nindayambaye Jean Claude. Ku mwanya wa 10 turasanga umuhanzi w'umunyanigeria witwa Davido Adedeji Adeleke, uzwi nka Davido. Yavutse mu mwaka w'igihumbi 1992 yatarata muri Amerika. Akaba ari umuhungu w'umuherwe. Adedeji Adeleke yatangiye umuziki mu buryo bw'umwuga muri 2011 nyuma yo kuva muri kaminuza ya Oakwood muri Amerika, agaruka muri Nigeria kwiga muri kaminuza ya Babcock. Igisebo cye kibihe byose mu Rwanda cyabaye 2018 mu gitaramo cyiswe Fati Billion Concert cyari cyabereye muri Eto Kicukiro. Ubwo Davido yageraga kuri stage afite imbaraga nyinshi, yashatse gusimbuka ava inyuma aza imbere asuhuza abafana, ariko kubera ko imvura yari yaguye urubyiniro rwaranyereye maze yitura hasi cyane, amaguru ajya mu kirere, imyenda ye yandura ibyondo imbere y'imbaga y'abantu barenga ibihumbi 10. Agahinda kiyongera ubwo abari bari hafi aho bahise bafata amashusho barayakwirakwiza ku isi yose, maze itangazamakuru ryo muri Nigeria riramuseka cyane rivuga ko yikuye amata mu kanwa. Abantu benshi kuri Twitter batangiye kumubwira ko amafaranga n'ubutunzi bitamurinda kugwa hasi. Iki gisebo cyasize isomo ryo kumenya ko n'urubyiniro rwateguwe n'abaherwe rushobora kunyerera. Gusa nyuma Davido yaje kwandika ko yari yishimye cyane, nubwo mu by'ukuri byari biteye isoni zikomeye imbere y'abanyarwanda bamufataga nk'ikigirwamana. Ku mwanya wa 9 turasanga Juno Kizigenza yatangiye umuziki mu buryo butunguranye muri 2020 nyuma yo kurangiza amashuri yisumbuye i Rwamagana. Azwiho kuba ari umuhanzi ufite amagambo n'imyambarire idasanzwe ituma agira abafana benshi b'urubyiruko. Icyakora igisebo cye cyabaye i Musanze cyasize abantu benshi bamugaya. Juno yari yambaye inkweto nini cyane bita platform boots, maze ashaka gusimbuka, ariko urubyiniro rwari rurerure cyane. Ubwo yasimbukaga yatsitaye kuri monitor y'urubyiniro arabandabanda hafi yo kwikubita hasi, bituma mikoro ye igwa mu bafana, maze indirimbo ikomeza kuvuga kandi we atarimo kuririmba. Ibi byasebeje Juno cyane kuko byagaragaye ko ataririmbye live 100%, kuko indirimbo yasigaye ariyo iri gususurutsa abafana. Abantu b'i Musanze bahise batangira kumuseka bavuga ko yahenzwe n'inkweto n'ubwirasi, ndetse amashusho ye kuri TikTok yateje impaka nyinshi, aho abantu bamusekaga ko ajya kwigana abahanzi b'Abanyamerika ntabyo ashoboye. Ibi byatumye Juno amara iminsi atagaragara cyane kuko buri wese yari yaramugize igitwenge. Akaba ari kimwe mu bihe byamubayeho biteye agahinda kuko byagaragaje uburyo imyambarire ye imubuza gukora akazi neza. Ku mwanya wa 8 turasanga umuhanzi w'umunyanigeria witwa Asake. Ahmed Orlande, uzwi nka Asake, yize ibijyanye n'ubuvanganzo n'amakinamico muri kaminuza ya Obafemi Awolowo muri Nigeria. Ibi bikaba bimufasha kugira performance idasanzwe. Yatangiye umuziki kera ariko yamenyekanye cyane muri 2022 ubwo yajyaga muri Marvin Records. Igisebo cye i London nicyo cyabaye agahinda k'isi yose ubwo yabyinaga imbyino ye ya crowd surfing asatira abafana. Ipantaro yari yambaye yacitse hagati mu maguru imbere y'abantu barenga ibihumbi 4, maze ubusa bwe butangira kugaragara imbere y'abantu. Icyateye isoni n'uburyo Asake yahise abura amahwemo agahita asimbuka ava ku rubyiniro mu buryo budasanzwe ameze nk'ushaka kwiyahura, kuko yari abonye ko ibintu bitunguranye. Video y'iki gisebo yagiye kuri TikTok ibona views nyinshi zirenga miliyoni 10 mu masaha make. Abantu batangira kumuseka bamubaza niba imyenda ye ayigura mu masoko aciriritse. Ibitangazamakuru byo mu Bwongereza
nka BBC News byamugaragaje nk'umuhanzi wagize ihungabana rikomeye muri uwo mwaka. Ibi byamusigiye isura y'umuhanzi ufite amahirwe make mu myambarire, bituma kugezana n'ubu igihe cyose agiye kuririmba asigaye abanza kugenzura niba ipantaro ye ikomeye. Ku mwanya wa 7 haraza umuhanzikazi Butera Knowless. Butera Jani uzwi nka Knowless yavutse mu mwaka w'igihumbi 1990, yize muri kaminuza ya Ayra kandi yatangiye umuziki akundwa n'abasore benshi. Muri 2010 igisabo cye kibanze cyabaye mu gihe cya Primus Guma Guma Superstar, irushanwa ryasize amateka mu Rwanda. Mu gitaramo cyabereye i Nyanza, Knowless yahuye n'uruva gusenya ubwo yageraga ku rubyiniro. Abafana b'abandi bahanzi cyane cyane nka Dream Boys na Jay Polly bamujugunyeho ibintu bisekeje ndetse bamuvugiriza induru y'uburakari kugeza ubwo yananiwe gusohora ijwi agaturika karira. Icyateye agahinda kurushaho ni uburyo nyuma yo kurira abantu bamwise umudarama queen, bamushinza ko ari gushaka impuhwe z'abagize akanama nkemuramaka. Undi munsi i Rusizi yigeze kunyera kubera imvura maze agwa yicaye, abantu bamukubita igitwenge, maze itangazamakuru nk'igihe na New Times byandika ko Knowless ari mu bihe bibi by'induru y'abafana. Ibi byamusigiye icyasha ku ntsinzi ye, kuko buri gihe iyo atsinzwe cyangwa atsinze abantu bibuka uburyo yajyaga avugirizwa induru ku rubyiniro, bigatuma bamufata nka fake winner mu maso y'abamwanga. Ibi bikaba ari agahinda gakomeye ku mugore w'icyamamare nka we. Ku mwanya wa 6 haraza umunyanigeriyakazi witwa Ayra Starr oyinka Sarah Aberbimbe uzwi nka Ayra Starr. Yavutse muri 2002 muri Beni, akurira mu gihugu cya Nigeria. Akaba yarabanje kuba umunyamideli afite imyaka 16. Yatangiye umuziki muri 2021 maze ahitaho icyamamare kubera indirimbo ze ebyiri, harimo iyitwa Away n'indi yitwa Blood Samaritan. Igisebo cye gihoraho ku rubyiniro gishingiye ku buryo anyerera akagwa nabi cyane kubera inkweto ze zidasanzwe. Mu gitaramo cya Coronation muri 2022 Ayra Starr yanyereye imbere y'abafana barenga 20,000 maze amaguru ye ayashibura hejuru, imyenda ye igenda nabi. Icyateye agahinda n'uburyo yashatse guhaguruka maze akongera akanyera ku nshuro ya kabiri, bituma abantu batangira kumunenga bavuga ko yasinze cyane. Nanone muri Kenya muri 2023 Ayra Starr yahuye n'ikibazo cy'ibyuma byazimye ubwo yari ari gususurutsa abafana, maze abafana batangira kumuseka bamuha induru. Itangazamakuru ryo muri Nigeria byamubwiye ko akwiye kwibagirwa iby'imideri akambara inkweto za siporo kugira ngo atazajya agwa imbere y'abafana, ariko we akomeza kubyishongoraho, bituma buri muntu wese ujya mu gitaramo cye aba yiteze kubona komedi y'ukuntu anyerera akagwa. Ku mwanya wa 5 haraza Diamond Platnumz na mugenzi we Rayvanny na Sebo Abdul Juma, bamenyekanye nka Diamond na mugenzi we Raymond Shabani Mwakusa. Ubusanzwe uzwi nka Rayvanny n'abahanzi bigwi muri Tanzania batangiye umuziki baturuka mu buzima buciriritse cyane. Aba bagabo basebye muri 2018 muri Zanzibar mu buryo buteye agahinda, kuko uburyo basebye byashoboraga kubatwara ubuzima bwabo ubwo baririmbaga indirimbo yabo yitwa Mwanza. Ikaba yari indirimbo yari yarabujijwe n'ubutegetsi bwa Basata. Urubyiniro bari barimwo barabyiniraho rwarasenyutse, bose barahirima bajya mu mwobo imbere y'abafana. Icyateye isoni kurushaho ni uburyo Diamond yashatse kwishongora abwira abafana ko ari bo ba mbere, maze mu kanyenka ko guhumbya ahita ahirimira hasi, umugozi wa mikoro nawo uracika. Video yabo yagaragaje uburyo Rayvanny yari afite ubwoba bwinshi asohoka mu mwobo yuzuye umukungugu, bituma abantu baseka bavuga ko indirimbo yabo yahumanyijwe n'ubutegetsi. Iki gisebo cyabaye inkuru mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba, aho abantu bavugaga ko n'abaherwe nka Diamond bashobora guseba kubera kudapima ubuziranenge bwaho bakandagira. Ibi byabasigiye igisebo cy'uko bategura ibintu mu buryo busanzwe nubwo bitwa ibyamamare, kandi byatumye abantu bagira amakenga yo kujya ku rubyiniro hamwe nabo. Ku mwanya wa 4 turasanga umunyegana witwa Amerado. Derek Safo Kantaka uzwi nka Amerado yatangiye umuziki mu mwaka wa 2017 nyuma yo kugaragara mu marushanwa ya Mickey Banners
muri Ghana. Igisebo cye cyabaye mu mwaka wa 2025 mu ishuri ryisumbuye rya Baido Basowe kizamura impaka nyinshi muri Ghana yose. Amerado yashatse gusimbuka cyane yerekana rap energy, maze urubyiniro rwari rwubakishije imbaho zo mu bwoko bwa plywood ruhita rucikamo kabiri. Amerado yitura hasi cyane mu mwobo wari wuzuyemo insinga z'amashanyarazi. Icyateye agahinda kurushaho n'uburyo abanyeshuri bibwiraga ko yari yabiteguye maze bakomeza guseka, ariko baza kubona Amerado atakaza ubwenge gato bitewe nuko yari yikubise hasi atura umutwe hasi ku isima. Video yasakaye kuri TikTok n'izina rya The Fall of Amerado, bivuze mu kinyarwanda ukugwa kwa Amerado, maze abantu batangira kumubwira ko ari umuhanzi w'imidugudu kuko atazi kugenzuraho aririmbira. Ibi byamuviriyemo guseba cyane kuko itangazamakuru nka Joy News na Ghana Web byamugaragaje nk'umuhanzi ushaka gukorera aho abonye hose atitaye ku mutekano we. Iki gisebo cyamusigiye isomo rikomeye ryo kutongera gusimbuka ari ku rubyiniro. Ku mwanya wa gatatu haraza umunyatanzania witwa Harmonize. Rajabu Abdul Kahari, ubusanzwe uzwi nka Harmonize, yavutse mu mwaka w'igihumbi 1990 muri Mtwara muri Tanzania. Akaba yarigeze kuba umucuruzi wo mu muhanda mbere yo guhura na Diamond Platnumz muri 2015. Igisebo cye cyabaye ubwo yageragezaga kwerekana ko afite imbaraga zidasanzwe muri Wasafi Festival 2022. Harmonize yashatse kumanukira ku mugozi muremure cyane ava ku gice cy'inyuma cy'ikibuga aza ku rubyiniro, ariko umugozi uza gucika maze Harmonize yitura hasi cyane. Inda si ugukomba ubutaka, iraburya karahava koko. Imbere y'imbaga y'abafana bari biteze kureba superhero. Icyateye agahinda nuko yahise amara umwanya munini adashobora guhaguruka. Abantu bibaza niba yapfuye cyangwa yakomeretse, ariko nyuma aza guhaguruka aririmba ameze naho ataza aho ari. Nanone i Dar es Salaam yaguye imbere ya Perezida Samia Suluhu Hassan ubwo yari arimo gushaka kwerekana ubuhanga bwe, bituma abantu bavuga ko Harmonize afite umwaku. Itangazamakuru ryo muri Tanzania nka Global Publishers byamusebeje rishaka kuvuga ko Diamond ari we wabishobora. Ibintu byasize Harmonize mu isoni nyinshi n'agahinda, bituma asiga atinya gukora ibintu bishobora kumushyira mu kaga. Ku mwanya wa kabiri turasanga The Ben Mugisha Benjamin, ubusanzwe wize mu ishuri rya muzika rya Nyundo. Nubwo atahatinze aza kwiga muri Amerika, yatangiye umuziki mu mwaka wa 2008 ari muri korali, nyuma aza kumenyekana cyane mu ndirimbo z'urukundo. Igisebo cye ku rubyiniro akenshi gishingiye ku kurira, bigaragaza amarangamutima akabije, ibintu abafana bamwe bita n'uburyarya cyangwa gushaka gukurura impuhwe. Mu bitaramo nka Rwanda Rebirth Celebration 2022 na Pretty Love album Rocha 2025, The Ben yagiye amara iminota irenga 15 acecetse ku rubyiniro afite amarira mu maso, bituma abantu batangira kumukomera kuko babaga bategereje ko aririmba, ariko we akarira. Icyateye agahinda kurushaho muri 2025 n'uburyo ibyuma byamutengushye akajya aririmba amajwi agacika, maze abafana bamwe batangira gusohoka muri BK Arena bavuga ko bamushyizemo amafaranga, ariko akaba basubije amarira n'urusaku rw'ibyuma. Itangazamakuru ryanditse ko The Ben asigaye atwarwa n'icyubahiro kuruta kuririmba, kandi iki gisebo cyasize abenshi bibaza niba akiri umuhanzi ushoboye cyangwa niba asigara umunyamarangamutima gusa. Ibi byamuviriyemo kunengwa n'abafana bo kuri social media bamubwira ko mu Rwanda hakenewe show, ntabwo hakenewe amarira, bituma isura ye nk'umwami wa pop mu Rwanda itangira gushidikanywaho n'abantu benshi. Nanone The Ben yahuye n'uruva gusenya tariki 27 Kamena 2026 mu gitaramo cya Sama Country Tour cyabereye kuri stade ya Bugesera i Nyamata. Mu gihe The Ben yararimo asusurutsa abafana, yikubise hasi karahava, ibimwaro biramwica, akomeza kuririmba aryamye. Ibi byatumye aseba cyane akomerwa n'abafana. Ku mwanya wa mbere turasanga umunyarwanda wabaye ikirangire kubera ibihe biteye isoni. Uwo nta wundi ni Gabiro Gita. Gabiro Gita
yatangiye umuziki mu rusengero nyuma aza kumenyekana cyane mu irushanwa rya Tusker Project FM 2011 aho yahagarariye u Rwanda. Igisebo cye muri Kigali Jazz Junction ni kimwe mu bintu bitazibagirana kuko cyabaye imbere y'abantu bakomeye n'abayobozi batandukanye. Ubwo Gabiro yari arimo kuririmba, ipantaro ye yari imufashe cyane yaje gucika, maze imyenda y'imbere itangira kugaragara inyuma mu gihe yari ashatse kubyinisha abafana abateye umugongo. Icyateye agahinda kurushaho n'uburyo abafana bari bari imbere ye bamubonye maze batangira kumwenyura no kumutunga intoki, ariko Gabiro akomeza kuririmba asimbuka kugeza igihe umwe mu bakozi bo ku rubyiniro bamwegereye bakamwongorera ko yambaye ubusa. Ibi byasize Gabiro mu isoni zikomeye kuko nyuma y'igitaramo abantu bose kuri WhatsApp bakoze stickers n'amafoto amuseka. Ibi byamuviriyemo no gutakaza amasezerano amwe n'amwe n'ibigo bikomeye kuko video ye yari yageze mu bihugu nka Kenya na Uganda. Itangazamakuru ryo hanze rivuga ko umuhanzi wo mu Rwanda yambaye ipantaro y'ubusa. Iki gisebo cyamusigiye isomo ryo kujya asuzuma ubuziranenge bw'imyenda yambaye. Mbaye mbashimiye mwe twabanye, mbibutsa gukanda subscribe, like kandi wiko kwandika muri comment utubwire umuhanzi wasabye kurusha undi.